Ishyamba rya Amazone, amateka, ibiti n'umwimerere wabyo. Amazone ni ijambo rimwe ariko rifite igisobanuro kiremereye cyane. Ni ishyamba ry'igihangaje riruta ayandi yose yo ku isi. Rikwirakwira mu bihugu birenga 7 kuva muri Brazil, Peru, Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia na Guyana. Ririmo ibiti bisaga miliyari 390, bikaba bigizwe n'amoko arenga ibihumbi 16. Nguhaye ikaze, aha ni kuri Steven White. Wahageze nibyo, ndagusaba gukanda subscribe, like, comment ndetse na share. Amazone ni ubwoko bw'ishyamba bwitwa rainforest, bisobanura ko imvura igwamo inshuro nyinshi, inshuro zirenga 200 ku mwaka. Ibi bituma ibimera n'ibiti bihaba bihora bifite itoto, bitoshye kandi bitumye. Ibiti bihaba bifite uburebure bushobora kurenga metero 60, bikaba ari nk'inzu z'amagorofa 20. Amoko y'ibiti bidasanzwe biba muri iryo shyamba harimo kapok tree, Ceiba pentadra ni amazina y'ubwoko bwa mbere bw'ishyamba cyangwa se ibiti biboneka mu ishyamba rya Amazone. Iki ni kimwe mu biti binini cyane bifite igishushanyo cy'igihangaje. Iki giti cyifashishwa cyane n'amoko y'inyoni atandukanye, utunyamasyo n'inzoka zifite amahema yaho. Abasangwa butaka bavuga ko gifite umwuka wera, gikaba gicumbikira imitima y'abazimu. Brazil nut tree, iki giti gitanga imbuto zifite akamaro mu mirire y'abantu n'inyamaswa. Ibinyabuzima byinshi bifatanya kugikuraho imbuto, ndetse byerekana ubufatanye bw'urusobe rw'ibidukikize. Rubber tree, umuti cyangwa urushyimbo rukoreshwa mu gukora impapuro, amapine ndetse n'inkweto. Uru rutare rutanga latex, umutobe uva mu giti. Ni kimwe mu biti byafashije mu bukungu bw'abaturage. Mahogany tree ni kimwe mu biti bikomeye biba muri iri shyamba, bikoreshwa mu gukora intebe, ameza ndetse n'inzugi. Ariko ibi biti byagiye bihigwa cyane, bikaba bimwe mu biti bivugwaho kurengerwa, kuko bitarengewe byacika muri iryo shyamba bikazimira burundu. Walking palm, iki giti kivugwaho ubushobozi bwo kugenda. Umuzi wacu ushobora kugenda ukava ahantu hari urumuri rukeya ukajya gushaka hari urumuri rwinshi. Gifite ubushobozi bwo kwisimbuza agahoro gahoro. Tugiye kuvuga ku miterere y'ibiti biba mu ishyamba rya Amazone. Abahanga bavuga ko ibiti byo mu ishyamba rya Amazone bifite ubushobozi bwo kuganira binyuze mu mizi, bitanga amakuru ku bindi biti binyuze mu butaka, bifasha kuburira abandi ku byago nka za virusi cyangwa udukoko twabyangiza. Ishyamba rya Amazone rifite ibiti bigira uruhare runini mu kurinda isi, guhangana n'imihindagurikire y'ikirere n'umwuka duhumeka mwinshi. Bavuga ko akenshi uwo mwinshi duhumeka uturuka muri ryo. Muri make, ishyamba rya Amazone ni wo mutima w'isi, ariko ibintu byinshi ntibiramenyekana neza kuri ryo. Hari ibiti bivuga ko bifite imiti ivura kanseri, indwara z'umwijima ndetse n'ubwonko. Mu miryango imwe n'imwe y'abasangwa butaka batuye mu ishyamba rya Amazone, ibiti bitavuga biganirwaho n'abantu, babifata nk'abantu nabyo ubwabyo. Hari aho usanga igiti cyimwa kigatambagizwa mu mijyi, kikamanikwa mu mijyi nk'ikimenyetso kigaragaza ubuzima.
mu ishyamba rya Amazone niho honyine ushobora kubona igiti kivamo umutobe kandi uvura, kigatanga urumuri mu ijoro, kigatuma inyamaswa zivuga nk'abantu. Ibi ni ibanga rikomeye ryo mu ishyamba, kandi ni ibanga riboneka mu ishyamba rya Amazone honyine, nta handi wabisanga. Ishyamba rya Amazone bamwe barifata nk'ishyamba ry'ubuzima, abandi nanone ntibahwema kurifata nk'ishyamba ahubwo ry'urupfu. Abaturage batuye mu nkengero zaryo ntibahwema kurivugaho byinshi. Bavuga ko ari ishyamba ririmo imbaraga z'umurengera umuntu atabasha kumvisha ubwenge bwiwe. Hari abasuhukira kurivamo bakarihunga bakajya kure yaryo, gusa nanone ntihari abandi babuze kuritaha barifata nk'ahantu h'umugisha. Ariko ibyo bintu byose bihurizwa hamwe n'amahanga, ni uko Amazone bavuga ko afite amabanga akomeye. Iri shyamba rya Amazone ni rimwe mu ishyamba ribumbatiye umubare munini w'ibinyabuzima biteye ubwoba, birimo inzoka z'uburebure cyane. Nk'urugero twavuga nk'inzoka zitwa anaconda. Aha habonekamo ireshya na metero zishobora kurenga 9, ikaba ifite ibiro birenga 250. Iyi ibasha gukurura impara, ingona ndetse n'andi mafi akomeye. Iyi nzoka ya anaconda idudubiza amazi yuzuye ubumara, hanyuma igatangiza urugamba hagati yayo n'izindi nyamaswa z'inkazi nazo zitoroshye. Ni inzoka iteye ubwoba, inzoka iremereye cyane ndetse y'uburebure bwinshi. Iryo shyamba ntabwo rigizwe n'inzoka gusa, ahubwo rigizwe n'inyoni nanone z'amoko menshi atandukanye. Harimo inyoni bita Herp Eagle, ifite amababa manini cyane, amababa ajya kungana nk'ay'umugabo w'umuntu mukuru. Iminyururu yayo ibasha gutwara imbeba nini n'utujangwe ndetse n'inyamaswa z'amashami. Iyi nyoni iyo iguye kuvuga kwayo kuba nk'uko inkuba ikubise ku butaka. Iri shyamba rya Amazone nanone rigizwe n'udukoko duto cyane tutabasha kuboneshwa amaso ndetse n'utuboneshwa amaso, insect. Hari icyo bita bullet ant. Uru ni uruyuki ruteye ubwoba, ruroga kandi rufite ububabare bukubita mu maraso nk'amashanyarazi. Hari na glass frog. Uru ni uruzige rufite uruhu rukomeye cyane ndetse rwabonerana nk'ikirahure. Uruzige runini rwagiye rugakura koko, ibyo bita kuribora. Ariko nubwo ishyamba rya Amazone riteye ubwoba ndetse n'ibibamo byose bikaba biteye ubwoba, ibyo byose tuvuga ni ibyabashijwe kubona n'abashakashatsi, bakabipima bakamenya ubukana bwabyo ndetse n'ububi bwabyo. None se ubundi wakwibaza ibivugwa byo bitaraboneka byo ubukana bwabyo bungana iki? Ibi bigutera kwibaza ubaye uri muri iri shyamba mu gihe cy'ijoro ibyakubaho. Njyewe mpamya nashidikanya ko rwose nakinyarira. Mu ishyamba rya Amazone umuco uva ku binyabuzima. Abasanga butaka barituye bavuga ko hari ibihari batari babonesha amaso, gusa bumva gusa ko bibaho. Ishyamba rya Amazone ni paradizo y'urusobe rw'ibinyabuzima, ariko nubwo bimeze gutyo, imbere muri ryo huzuyemo amabanga ndetse ateye ubwoba umuntu atabasha kwiyumvisha n'ubwenge bwiwe. Bivugwa ko mw'iri shyamba harimo abantu bazwiho kurya abantu bagenzi babo. Ibi bakabikora nk'imigenzo itandukanye yo kwerekana ko babashije kunesha cyangwa gutsinda abanzi babo. Ibi bizwi ku ijambo rya cannibalisme. Iyi nkuru yo kuribwa kw'abantu mu ishyamba rya Amazone si inkuru mbarirano cyangwa se ibitabo byanditswe cyangwa se filime yakinwe. Oya, aya ni amateka yagiye avugwa n'ababibonye. Bamwe ni abarokotse ndetse abandi ni amahanga yahageze akabyirebera akabyandika ndetse agahitamo kubisangiza isi. Muri iri shyamba harimo amoko y'abantu batazwi ndetse bibera mu bwisho, kandi ubuzima bwabo bukaba bugendwa n'amahame y'iterabwoba. Bavugwaho gukoresha cannibalisme
ibi bisobanuye kuribwa kw'abantu bakabarya nk'umugati. Ariko se uku ni ukuri cyangwa ni ibihuha by'abakoloni? Amoko nka Tupanimba bo muri Brazil no mu kirwa cya Maloja bavuga ko mu myaka ya kera bakoreshaga cannibalisme nk'imihango yo kwihorera ku banzi babo. Barababagaga bakabarya ndetse bakabarira mu ruhame nk'uburyo bwo kwerekana gutsinda. Hari abandi bita Yonamami bavuga ko mu mihango yo guherekeza abapfuye bafataga ibisigazwa by'imibiri yabo bakabiteka, bakabinywa cyangwa bakabirya kugira ngo umwuka w'uwapfuye ugaruke muri bo. Aya makuru yagiye atangazwa n'abashakashatsi, abamisiyoneri ndetse n'abakoloni, bamwe babyemeza gusa abandi nabo babihakana. Hari abanyamakuru n'abashakashatsi bagerageje kwegera ayo moko, mbe nayo ngayo yavugagaho kurya abantu. Bamwe bararokotse bavuga ko babonye ibimenyetso birimo amagufwa, inkoni ziganjemo ibisigazwa by'abantu, ndetse n'abavuga ko babonye ibirori bya kangana, ibirori bidasanzwe bikorwa mu mibereho ya kimuntu, ibirori bibagwamo abantu abagiye muri iryo shyamba nk'abakerarugendo bakaribwa, bakababaga mu migenzo yabo, bakabikora ndetse ari nk'ibintu bishimiye. Urugero ruvugwa cyane ni urw'umushakashatsi wo muri Peru wabayeho mu mwaka w'1980, wavuze ko itsinda ry'abaturage ryari ryamuhishe nyuma rikamuca intege, gusa bamwe muri bagenzi be bari bajyanye nawe bo baburiwe irengero, ngo nta n'umwe wabashije kuva muri iryo shyamba ari muzima nk'uko ubuhamya bwe abivugamo. Nubwo hari ibimenyetso bimwe na bimwe byerekana ko izi nkuru ari ukuri, gusa abahanga benshi bavuga ko atari abantu bose bo muri Amazone bakora iyo migenzo yo kurya abantu, ahubwo ngo ni amoko amwe n'amwe makeya atari ayo ngayo yose. Aha ni kuri Steven White, gushimiye ko wabanye nanjye kuva ikiganiro gitangiye kugeza kirangiye. Ndagusaba gukanda subscribe, like, comment ndetse na share. Ntiwibagirwe kwandika icyo wifuza ko twavugaho mu kiganiro gikurikira.